Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, kuko yashakaga, kuko yashakaga, kuko yashakaga, n'umunyembabazi nyinshi cyane, kuko yashakaga, kuko yashakaga, kuko yashakaga, n'umunyembabazi nyinshi cyane, kuko yashakaga. Yesu yanshunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yasize ibyaha byanjye, yasize ibyaha byanjye, yasize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yasize ibyaha byanjye, yasize ibyaha byanjye, yasize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yasize ibyaha byanjye. Yesu ntahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara, 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 ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara, 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 ngo tuzabane nawe mu ijuru, araduhamagara. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Yesu azagaruka tujyaniwe,